kuryama no kubyuka imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cyuje umugisha kuri mwe mwese dufatanya gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ijambo ry'Imana ry'umunsi wo kuwa 18 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2025 kuwa gatandatu iragira iti: ijambo Imana yakuvuzeho ntirizasubirayo ubusa. Ijambo Imana yakuvuzeho ntirizasubirayo ubusa. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka banze turirimbane indirimbo ya 363 ivuga igira iti: jye mpisemo Yesu. Turangiza twumve ijambo ry'Imana.
Haleluya, haleluya. Yesu araryoshe bene data, yandutiye byeri na za mitsingi barata, ni ku muririmbyi yaririmbye. Uyu nguyu yarangira avuga ngo uwanyimika, arangira aririmba ngo njye mpisemo Yesu murutisha iyi si yose, andutira amafaranga cyangwa izahabu. Je nkunda uwabambwe murutisha n'amatungo, andutira n'amasambu n'amazu meza. Wanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite, ndimbata icyaha cyose nabikunda, ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye. Sinkita kubiri mw'isi, Yesu aranyuze. Ngo njye mpisemo Yesu umucunguzi wanjye unkunda, andutira no gushimwa n'ab'isi bose. Umva icyo nifuza, sinshaka kumenyekana, njye nyoboka umwami Yesu iminsi yose. Gatatu, andyohera cyane, ntabuka iburyoha nkawe, ni mwiza n'uw'igikundiro cyinshi cyane, ahumura neza kurusha ibirabyo byose naburikize mufite, kwandangirije byose. Mana yacu ishimwe kandi yabwe icyubahiro, kuko Yesu wacu araryoshye bene data. Nicyo cyatumye tureka za mitsingi, tukareka za byeri, tukareka inzagwa, kasikise n'ibindi byose, kubera ko Yesu aryoshye cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, Yesaya ibice 55, Yesaya ibice 55. Reka dusome Yesaya ibice 55 duhere ku murongo wa 10. Haravuga ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka, bukameza imbuto, bugatosha n'ingundu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, rizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Amen. Burya ku rugamba amasasu yose arashwe siko ahamya icyagenderewe, ahubwo amenshi nahusha cyangwa se agapfa ubusa, ariko ijambo ry'Imana ntirijya rihusha icyo ryagambiriye. Rimeze nka misile, irihusha rikigeraho nta balle perdue ibamo, nta sasu ry'imfabusa ribamo mu by'Imana. Icyo Imana yagambiriye ku muntu byanga byakunda kizamugeraho. Icyo yanditse yamaze kucyandika ntawagisiba, nk'uko Yesaya bivuze ati nk'uko imvura na shelegi bigwa bigatosa ubutaka, abahinzi bagahinga bakeza, niko n'ijambo ryanjye ritazasubirayo ubusa, ahubwo byanga byakunda rizagera ku ntego yaryo. Nimba Imana yaravuze ko uziga, nimba Imana yaravuze ko uzajya gutura runaka, uzajyayo. Nimba Imana yarakubwiye ko uzakora ibi n'ibi, uzabikora. Nimba Imana yarakubwiye ko uzabona akazi keza, uzakabona byanga byakunda. Wowe tegereza gusa, urindire icyo Imana yakuvuzeho. Isaha niyo ibura gusa, n'igihe gusa kibura, hanyuma ukabona akazi, ukabona iby'Imana yagusezeranije. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Data, turagushimiye, wabanye natwe, waduhaye kubyuka neza, waduhaye kugubwa neza, kuryama no kubyuka ni imbabazi zawe. Tugire neza kandi twibuke ko icyo wanditse waracyanditse, kandi ko ijambo ryawe ritagenda imfabusa. Ntabwo ujya upfa kuvugira ubusa, ahubwo uvuga ibintu wamaze kubirangiza. Neza uyu mwene data ukomeze kumufasha. Ishimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe
n'ubundi ibisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo Bishop Apollinaire Gakombe bakuru itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro muze kubana namwe mwese mwere data bifurije kugira weekend nziza. Shalom shalom.